Yesu umwungeri mwiza aragutarura ngo winjire mu ishyo rye, niwe uzaruhukira. Ngwino ugifite ubusore, ngwino ukiri muto, injira uzarindwa rwose, ntuzagire icyo uganya. Aragutarura n'urukundo, ati wamabewe ngwino nsanga, dore umukiza arategereje, Yesu umwungeri wanjye. Yesu umwungeri mwiza yarakwitangiye, araguhamagara ati nyabuna ngwino, gira bwangu uve mu kaga, ntugumye kwijyana, injira uzarindwa rwose, wibere mu mahoro. Aragutarura n'urukundo, ati wamabewe ngwino nsanga, dore umukiza arategereje, Yesu umwungeri wanjye. Reka kuragiriza isega yateye, ishyaka intama zose zazimiriye kure, ariko umwungeri mwiza arakuburira, injira uzarindwa rwose, mu bana akaramata. Aragutarura n'urukundo, ati wamabewe ngwino nsanga, dore umukiza arategereje, Yesu umwungeri wanjye. Reka tubibutse gukora subscribe kuri channel Ubugingo Buhoraho TV, kore share, kore na like, turabakunda cyane kandi Imana ibahe umugisha. Reka tuvuge kuri iyi ndirimbo tumaze kuririmba, indirimbo y'108, kuvuga ngo indirimbo zo guhimbaza Imana, avuga ngo Yesu umwungeri mwiza aragutarura, wongere mu ishyo rye, ntuzaruhukira, ngwino ugifite ubusore, ngwino ukiri muto, injira uzarindwa rwose, ntuzagira icyo uganya. Aragutarura n'urukundo, wampabewe ngwino nsanga, dore umukiza arategereje, Yesu umwungeri wanjye. Yesu umwungeri mwiza yarakwitangiye, araguhamagara ati nyabuna ngwino, gira bwangu uve mu kaga, ntugumye kwijyana, injira uzarindwa rwose, ibere mu mahoro. Reka twibuke rwose abantu b'i Sodomu n'i Gomora mu gice cy'Itangiriro igice cya 19, nko ku mirongo 15, bavuga ngo abamarayika bakora Loti i Sodomu, Imana iraharimbura. Nuko Loti, nuko abamarayika baragenda nk'uko twabivuze ubushize, baranyura kwa Aburahamu, bavuyeyo baravuga bati ubu ngubu tugiye, ntabwo twahisha Aburahamu igikorwa tugiye gukora, inshuti yacu Aburahamu. Uwiteka aravuga ati katubwire Aburahamu ko tugiye kurimbura i Sodomu. Nuko Uwiteka amaze kimara kubwira Aburahamu ko agiye kurimbura i Sodomu, nuko Aburahamu yibuka ko afiteho mwene se, ko afiteho n'abakwe n'abagore babo, afiteho n'abandi bantu, hariho n'abandi bantu bafatanyaga gushima Imana. Arabaraye, yumvaga ko hari abantu benshi kuko muri iki gihe hari abantu basenga Imana. Ushobora kwibuka bwite hari abantu b'abarokore hano benshi rwose bakijijwe. Se wowe mu isantere utuyemo harimo abantu bakijijwe bangahe? Se mu rusengero rwawe usengeramo waguhamagara ati harimo abantu bakijijwe bangahe? Se harimo 50? We yamanje kuvuga ngo harimo 80, zanze 80 wabarimba ati kada, zanze 60, 50, 50, 40, 30, 20 se, 10 se, ati ni 10, ati 10 ntabwo baburamo. Ubwo Aburahamu ati biraranye ntabwo bagipfuye. Ariko mu bigaragara
rwose amatorero yo muri iyi minsi aratungurana, hari n'amatorero ngo atazigera abonekamo n'abantu bazabona ubwami buhoraho, ubugingo buhoraho, ubwami bwo mu ijuru, cyangwa batazagera igaragara mu isi nshya, kubera ko bakomeje kugira ibintu ibisanzwe, bakaba mu matorero, bakaba badakijijwe, bakaba batanga ibya cumi n'amaturo, bakaba baririmba mu makorari, bakaba bakora imirimo y'itorero, ariko n'ibyaha nabyo bihiritse. Abantu bashaka ububyutse, ahubwo iyo umubwiriza abwirije agahwitira ibyaha, ahubwo bararakara. Amashari, ibimenyane, imipangu, nta mwuka w'Imana ujya ukora mu iryo torero, habamo imipangu. Runaka niwe tuzatora, runaka ntabwo azabwiriza vuba. Oya, ugomba kuva mu bantu bazaririmba n'umazagira bakora, ugasanga harimo induru. Runaka ni umukene, nta kintu atanga, usanga ni ibyo ngibyo. Ntubatekereze ngo ese itorero ni iryande, waba umukuru w'itorero, waba umupasiteri, waba umupadiri, waba umubishopu, waba inde, waba umukardinali, waba papa, umenye ngo uri umushumba uragiriye nde? Yesu Kristo. Uri umushumba uragiriye Imana, ntabwo izo ntama ari izawe. Harimo abantu baza bishuka ngo izo ntama ni izacu. Oya, abantu b'i Sodoma n'i Gomora rero bari bakabije, ariko icyaha cyatumye Imana irakara cyane ni icyaha cy'ubutinganyi. Icyaha cy'ubutinganyi rwose ni icyaha gikomeye cyane. Icyaha Imana itakugera ibabarira abantu. Imana yasizeho abantu ngo bazabane umugabo n'umugore, ariko abantu baravuga bati reka tubane n'abagabo n'abagore n'abagore. Ngo ni ukuvuga iteko ry'Imana, kandi ibyo bakoze rwose bigira ingaruka nyinshi cyane ku mubiri, ndetse no ku bana bazabavukaho n'ukuntu bazashaka, ndetse biteye n'isoni, biteye n'ikimwaro. Ubonye nk'umuntu w'Imana ukora ubutinganyi, njye ntabwo nakongera kumuha agaciro. Ahubwo ko mbonye umuntu w'umupagani ukora ubutinganyi, hari nagerageza amahirwe kugira ngo mwihanishe, amubwira n'ibyo bintu bireke, Imana itazakurakarira. Ntabwo Imana yakubabarira rwose ukora ubutinganyi, ntabwo yabikora. Reka twongere twihute mu gihe turimo kuvuga ko ikintu cy'ubutinganyi rwose ko Imana idashobora kucyihanganira. Imana yabwiye Aburahamu ngo mwingire, yabwiye Loti ngo nibingire, ahasigaye bajye mu nzu. Nuko arinjira, bari mu nzu bajya gushaka, bavuye gusohoka, bavuye kureba mu bakwe baba bananiye, n'abakobwa babo barashatse. Cyane agiye gushya, baramusuzugura. Ibyo muzehe bivana ibiki? Ntabwo washobora kumenya, ntawushobora. Ese abantu ni bangahe? Ati ni babiri. Uwiteka ntabwo yari yajyanye nabo, bagiye ari babiri. Uwiteka we yahise yisubira mu ijuru, Aburahamu ariko bo bari batatu. Se abantu babiri barimbura ahantu hose bigashoboka, bikareka n'abamarayika ntabwo baraseka, barakwemwenuka. Yarangije ahubwo abaryamye niko bari mu nzu, Loti yagarutse amwaye, n'abakobwa yatumye nabo bamwaye, bose bagarutse. Nuko barababwira bati barabinjira, maze bageze baravuga bati tubonye abagabo babiri baza hano turabashaka, tugane nabo. Ahubwo Loti aravuga ati mumbabarire, mfite abakobwa, reka mubumva, ntabwo abakobwa babiri tubashaka. Ariko nasomye mu gitabo kimwe bari kuvuga ngo abakobwa nabo ngo bari basanzwe bari indaya, bari basanzwe babazi, kubera barageze mu mujyi. Hari imijyi iri guhindura abantu b'Imana, kugira ngo natwe imijyi itazaduhindura. Nuko abo bantu b'Imana baramaze kwihuza n'isi, baragiye gutura mu mujyi. Ubwo Aburahamu yahitishagamo Loti, gutamo Sodoma na Gomora, gutamo n'ahandi. Hariya Aburahamu yari atuye i Pasitina, we yihitiyemo ahantu h'ikibaya. Aburahamu asigarana ahantu h'imisozi, arabyemera ko yari mwene se, adashaka kugira ngo hari amakimbirane. Yahisemo ahantu h'ikibaya cyiza, hari umujyi umeze neza. Imana yambwira ngo kuko afite isezerano ko hazaba habo. Kubirangira Sodoma na Gomora irimbutse. Nuko amahirwe yagize nuko Loti yashoboye guhungishwa n'abakobwa be babiri, ariko umugore we yarebye inyuma, ahinduka inkingi y'umunyu. Abantu mwe mukaze mureba inyuma, azahinduka inkingi y'umunyu. Niba mukijwe mu rugo, umugore nawe agomba gukizwa. Haleluya, kugira ngo atazaba inkingi y'umunyu. Reka dusoreze aha ngaha iki kiganiro rero. Murakoze, mwiko kuri subscribe kuri channel Ubugingo Buhoraho.
kugira ngo mukomeze kugira imbaraga. Ko mukora subscribe nuko mutwongerera, muko mutubwiye muti muzakomeze mukore, kandi Imana izabaha umugisha. Uzakora subscribe wese Imana izamuha umugisha kuri iki channel ubugingo buhoraho. Nimo tumwifuriza. Umuntu wese uzaza yibwira n'abandi bakikorwa nabo bagakora, nawe Imana izazibaha umugisha kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere.